ko ibintu abari kuvuga abantu kuba bari kuri codinga cyangwa nubwo nagamenyere nago live bavuga ibintu byose Fireman nago ndi umumansuzi. Izi screenshot zimaze hafi amezi 3 niba ataramezane bazishize hanze zingizi bamaje kuduha screenshot bivuze ngo yampana amaze hafi amezi 4 bari kumuhungeta. Ntabwo Irene mwanga ariko sinanamukunda rero urukumva biri hagati aho nta kintu nta kibazo ngirana nawe ntabwo tuziranye sindavugana na Kaboko ariko nyine nuko kandi n'uburenganzira bw'umuntu kwiyumvamo umuntu cyangwa nta mwiyumvemo sibyo. Ntabwo ngende kureba Irene ntabwo nabibonera n'umwanya bandi guturagurika hano ariko nibyo ngibyo ka Irene karagatwengeje kajya kandya mu matwi banumva ari yari akantu k'indyarya. Slim Jesus imihanda iza kwibuka bazatuvuga ibyishimo twatanze kuvuka ndi umuhungu ibyo byangiza umutabwe ndakeka ko benshi barayizi cyangwa se iruta itanga ishaka yega itanga ishaka cyangwa se kabeho Rwanda mugongo mugaru duhetse bawe ni tugukorere Rwanda rwaduhaye amata dore nta mata ntaganye igikoma rwose maji ako kantu ka sawa cyane twagiye. So this is turi kumwe na Ama-G The Black turi kumwe na Fireman. Ama-G The Black twagiye dutemo yo kaze neza kwisi y'abagume kwisi y'abajambaza kwisi y'ibisazi kwisi y'abateramwaka umundiri y'abambuzi y'abaruzi byonzi iminsi yawe ya mbere bazagufana pe ariko mu minsi ya nyuma video izajya hanze. Wiki video kandi none se jewe ubonye babuje na topic twari turiho ubwo nuko nyine ego. So ahangaha muranyemerera nongereho umujene gutya nawe uzamuka ufungura kamera nongereho umujene navuga ko nawe ari mu maraso mashya bamwita Titi Brown. Uyu ni umujene nawe Titi Brown nawe urafungura kamera immediately. Titi Brown nizere ko ufungura kamera. Titi Brown nawe ibwira abantu mbere yuko dukomeza iki kintu ni ikintu cyashenguye imitima ya benshi ku bantu bakunda uyu mujene. Twagiye Titi Brown bite ni Titi Brown nyine sibabizi umujene nyine nawe wisobanukiwe. Okay, thank you so much guys. Yongozo waguruke kubite nk'akantu k'akamansuro mo gake utuvunye. Ariko Godfa ubwo Fireman abazi ko ibintu abari kuvuga abantu kuba bari kuri codinga cyangwa nubwo nagamenyere nago live bavuga ibintu byose Fireman nago ndi umumansuzi. No mubyinnyi ntabwo ari umumansuzi. So twagiye hano mutapinze screen so hano Fireman excuse mon frère. Naribi wallahi Fireman my guy. Reka tubigenze gutya abantu mutapinge screen abantu muri kwinjira muri gallery abahanzi banyu cyangwa ibyamamare byanyu hano mu bitemo mu bihama gift hanyuma tugiye kwinjira mu kiganiro. Ndahera kuri Fireman ndagusomera umutwe w'amagambo kuri iki kintu kibabaje. Ntabwo twaje gutarama kuri uyu mujene ahubwo twaje kwamagana ubugome n'umutima mubi abantu bafata muri bo bagashaka gusenya umuntu basenye presence ye n'ahazaza he. Nusoma inkuru iri ku Gihe hano abaravuga bati amashusho nyuma y'igihe havugwa amakuru yuko hari amashusho y'urukozasoni ya yampano ari hanze benshi bagahamya ko yaba ari inkuru mpimbano kera kabaye yaje gushyirwa hanze n'abantu. Fireman uri umwe mu ba legend wakunzwe cyangwa uri mu itsinda Tuff Gang ryakunzwe cyane urimo kumva mutanga ibyishimo mbere smartphone zitaraza. Ni iyihe mitego mwahuraga nayo niba kugeza amasaha ibyamamare tubona bageraho bashyira n'ubwambure bwabo imitego mwahuraga nayo cyangwa muhura nayo ni iyihe yabaga ari iyihe kugeza aho abantu bashaka kurimbura ubuzima bw'umuntu bakoresheje amashusho y'ubwambure? Hanyuma ugira ikintu tubwira kuri ibintu byakorewe uyu mwana w'umuhungu aho bafashe video y'iminota 10 bakayishyira hanze. Banyarwanda ndabibutsa ko ibi bintu n'ubugome bwakorewe yampano babimukorewe nyuma yuko namakuru navanye ahandi hantu ndaza gukina amazi amakuru nahawe ibi bintu nkuko muri kureba muri iyi nkuru. Impamvu ndi kuvuga kuri aya magambo nimuza kureba uyu mutwe w'amagambo w'igihe baravuga ko hashize igihe kirekire bivugwa ko
niba mubyibuka aya ma screenshot muri kureba ya none akambereke titirineze bite Fresh amaji. wese gato izi screenshot zimaze hafi amezi 3 niba atari amezi 4 bazishize hanze zingizi bamaje kuduha screenshot bivuze ngo ya mpana amaze hafi amezi 4 bari kumuhungeta urumva ko mu biganiro yakoreye kwa wa mugabo ninde wa mugabo ntakunda sinzi mpamvu namukunda kandi umbabarire Irene Murinda habi ntabwo ngewe nkwanga ariko sinanagukunda sinzi impamvu umbabarire nta kosa wankoreye ariko sinkiyumvamo ariko sinkwanga nta kibi nta mwanzi wagutera n'urutseho ariko ngiye nshaka kugira ngo nkwiyumveho bikanga kandi n'uburenga ni kw'Imana yabiremye none nabikora wiki banyarwanda Irene simwanga ariko nyine ngiye nshaka kugira ngo mwiyumvemo bikanga zo rero uko muzansengera wasanga ari daimoni ndimo so ngo yakoze ikiganiro uyu mwana nyuma yuko iyi foto nkize hano igiye hanze avuga ko hari abantu bari kumusaba amafaranga kugira ngo batamuharabika yaba yaratanze ikirego none nyuma yo kwanga gutanga amafaranga bamuhungese baramwandagaza ibi bintu turasaba ko uyu mujene cyangwa uyu muhanzi ahabwa ubutabera justice ahabwe ubutabera ntabwo abantu bazajya baduhereza ibyishimo ngo tubabishira amarira ku maso aba bahanzi baravunika bajya mu studio bakadusohorera indirimbo byabagoye bakadushyira ibyishimo ku maso ntabwo ibingibi byaba inyitura yo kuza kurimbura ahazaza habo Fireman ijambo ni ryawe no yewe rero wenda icyo naheraho hari ukuntu twebwe reka mvuge ko nabyita ko turi generation minirici urabona kuva wenda mu 2005 ubwo imiziki iri moderne yatangiye kwaduka cyane ubwo ndavuga wenda nka ba Riderman Amahoni Boni ba Simchezo Family Squad nibo bantu ba mbere bazanye ibintu bya hip hop nibo ba mbere twumvishe niko ngiye ku giti cyane kiriya gihe hari itangazamakuru rike cyane yari radio imwe nimba atari ebyiri aza kuza Contact aza kuza Radio Dis City Radio none no ziba ziravunje baratuvunje ziba zibaye nyinshi ariko kuba itangazamakuru ryari rike ubwabyo ibyo bintu byarafashaga ku buryo nta nonsense bagira ngo mubwire ko kiriya gihe kwanza niko ngewe ukuntu nakuze nzi ko umuntu uvugira ko nko kuri radio cyangwa kuri televiziyo ariwe ubuze ubwenge kurusha abandi bose mu gihugu ubwo kuvuga ngo niwe bahisemo ngo ariwe nyine ugomba kuvuga kuko ari very smart so rero ubu ngubu ibintu bisa naho babilegalizinze nyine ariko mbo reka mvuge ko umuvandimwe wenda yamano n'umuhungu wanjye sana kabisa nanjye cyandenze nabibonye ngira ngo ni igihuha nabanje kugira ngo ni byandi byo gutwika ariko mbibonye mbona ntago bisanzwe kabisa buriya rero ni umuvictime birangira nyine ari we ubaye ubigendeyemo ariko uyu munsi niwe ejo n'undi ejo cyangwa se ni ngewe ikibazo rero sasa ngewe aho mbona kizingiye kuko wenda sina kese y'amano gusa nta nubwo ari we wa mbere bashyize hanze ahubwo niwe ukurikira kuko ntago ari nawe wa nyuma ahubwo niwe ugezweho ubu ngubu niwe ukurikira impamvu aho bituruka byose izi mbuga zaje abantu bazibonyemo okaziyo yo kurimbura abandi mbese bazigize intwaro niko nabivuga jewe sama touché vraiment quelque part kubera ko hari indirimbo jone ndi kwandika ndi gukora ndayishutinze ibyo bintu neza telke uko bimeze nagiye kubona mbona ni yamano original ndavuze yamano yanshutinga indirimbo noneho imeze bite none se yamano nawe ibyo bintu
ibyo bintu byo kuba bari gukoresha izi mbuga mu buryo bwo kurwana bazigize ikirwanisho ni ibintu bibabaje musaza, ni ibintu bibabaje kabisa. Ubu buri muntu wese ufite telefone nziza cyangwa se afite uburyo bwo kubona hende izo kamera cyangwa se na connection kwa sinzi ko nabivuga, ubwo tayari yahise umunyamakuru. Bari ubutumwa watanga, ndashaka ubutumwa Titi Brown, ifunga mike yawe ntabwo uri ahantu hatuje. Ubutumwa bwawe ni ubuhe? Yaba gusaba inzego kugira ngo uyu musore ahabwe ubutabera arenganurwe nyuma y'ibintu wabonye n'amaso yawe, ubutumwa bwawe ni ubuhe? Niki usaba audience uburyo bakwifata muri iki kibazo mu rwego rwo kutagira ngo uyu musore aze guhura n'ihungabana cyangwa n'ibindi byamuca intege? Kajewe mbivuge mu buryo bwanje nka gutya. Yego. Mvuge ko sindebe kuko ya mpano nakarizirita gato cyane, nakarizirita gatoya cyane k'ibihari byinshi cyane. Ahubwo reka turebe igitero. Ako kantu gasubiremo kubihari nakarizirita gato cyane. Mbese ni umuvictime tout simplement, umuvictime mbese ni victime tu. Ahubwo reka turebe gitera ni ikirero sasa. Yego. Ubwabyo kuba barafashe ati bakayifata bakayigira ni ibintu bya fake, ngo ni ibintu by'abasaza ngo barashaje beze nsigaye numva badutanga ingero ngo ewan kumva story ngo urumva ngo hari umuntu ngo aje ngagiye gufasha ngo ngiye kumva numva ngo ni ba Fireman na ba Pifla bombo class like umva icyo kintu cyo kuminimiza generation cyangwa se gucreate iyo ntambara entre generation n'indi nicyo kintu. None muri ubwo buryo habaho generation twakwita ko ari yo ya art y'ubugeni n'ubuhanzi, hakaba noneho sasa na generation bita ni y'abahitinze kuko nk'ubo bari digitalize. Ariko ibyo bintu ni bibi cyane kuko biha umwanya n'agaciro ibintu by'ibiganiro rero sasa buriya nta bwenge buba burimo, kuko habamo gusebanya, habamo guhangana, habamo niho hahita haturuka bya bintu byo guhangana by'intwaro byo guhigana ubutwari bidafite ikintu na kimwe bigamije, bidafite ikintu byatugezaho. Bitandukanye n'ubugeni n'ubuhanzi, kuko uricara ugatekereza ukandika. Icyo gihe iyo uri kuhanga, iri mu bintu nk'ibyo, uba ugomba kuba uri seriye cyane ku rwego rw'uko wandika ikintu uzi neza ukuntu uzagisobanura, uzi neza ukuntu bazakujajinga, uri sure ko hari abatazabyishimira, ariko ikintu watekereje nyine ntabwo ari ikintu kiba kiri. Musa, tugaruke wanyubeje, tugaruke kuri video ya mpano n'iharabika yakorewe. Sinzi no kubikorana ubuhanga, ariko wanyobeje kabisa. Biriya bintu rero muzaza, biriya bintu byo ntabwo bizigera bihagarara igihe cyose nyine ibi bintu by'izi mbuga ari byo bashyize imbere. Ibiganiro bikaba ari amabifu ya nonsense, ati bakayisiga inyuma. Buriya ntibigutangaze, urabona n'ibi bintu ya mpano yaherukaga nko kuvugwa gutya kuri performance ya Kubisa cyagiye kwa Ben, nyamara asohora indirimbo buri munsi buri gihe, kandi ibintu bya fresh yatekereje byamufasha umwanya. Ariko reba ikintu kiba cyamugwiririye, reba ukuntu abantu baba bagisamiye hejuru. Reka Musa ubona tu ni bibi fresh cyane. Reka dukomeze tujye kuri amaji video wayibonye, amashusho tugendere kuri iyi nkuru yo kugihe wayibonye. Reka bari yongera reference kuri video njye nta nigeze nanabona, nayumvishe gusa urukumva. Ndashaka umbwire ubutumwa unasabire ubutabera uyu muhanzi mugenzi wawe munsi yamwitiriye kiruguso wazi kirabatwaye shakira n'ibiki Banyarwanda urukumva. So niba mubyibuka turatangirira hano, njyewe ntabwo nzi muribuka aya mashusho, murabibona ya mpano hano. Niba mubyibuka ahangaha ntabwo babanje kumwica mu mutwe, ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe, ntabwo ya mpano yigeze niri na rimwe. Ariyo mpamvu nshaka kushishikariza no kubwira buri wese uri hano, nkakubwira ko ya mpano ni victime. Ya mpano yaragambaniwe, arandarikwa, araharabikwa.
ibi ngibi ndashaka kugira ngo abantu mubyumve. Iyi nkuru yamaze kugera hariya, ariyo mpamvu navugaga ngewe uyu mujene naza no kumva iki kiganiro amenye ko ibi bigomba kumukomeza ntibimuce intege ngo bumve ko arangiye. Uyu mujene ariko se abantu mwagiye muri galeri ya Godfather, abantu mwagiye muri galeri, ubu mwagiye muri galeri kweri, mwagiye muri galeri mukavanamo tura tudonadi, mukavanamo zira hatimi, mukavanamo tura tuntu dutoya turi muri galeri kuyu munsi ari ku munsi ubanziriza wa kabiri. Can you do that? So ya mpano ibi bimubayeho, abantu mubizi Amag the Black barizora muhanzi, barizora muraperi, niba ari we cyangwa niba ari ni Nyamunsi mumbarize, niba ari fati ni rwandike ya mpano andika na ko Fireman andika. So mukanya ngiye kubahereza ijambo, ndatanga ijambo mumaze mu following abantu, mu following abantu bari hano hejuru mbere ko nzamura abantu. Hari abantu nashaka ko hano hejuru ntabwo n'importe qui ninsanga atari ndamuhitana n'ukuri kw'Imana. Abantu muri gushyira muri request mutapinge screen kugira ngo mubashe kubazamura, mutapinge screen kugira ngo mbashe kuza kubazamura. So ahangaha rero amakuru mfite angezeho none hamukanya nuko ya mpano ibingi batari buze kubyihanganira, agomba gutanga ikirego. Ibi birego ahubwo turi kwibaza biraza gufata abande. Yagiye kurega nde? Yagiye kurega abandi. Igihe cyanditse, ibinyamakuru byose byanditse, mutapingi ninde muntu wari uzamutse hano, reka ndore. Okay. Iyi video bayitayiminze igihe cya nyaco. Hano biraza gufata umwe mu bantu b'ibyamamare ndi kumubona hano hasi, bivugwa ko akoresha account y'uwitwa Devota. Ni Devota ninde? Uyu muntu ukoresha WhatsApp isakaza amashusho y'urukozasoni, ngo niba ari Devota niba ari inde. Muramuzi, mujya mumwumva, bamwita nde? So uyu uriya mukobwa, so turanyumva, ndakumanura, ndi gukumva. uriya mukobwa bamwita nde? Ni Devota, ni Odeta? Uwe umukobwa usakaza, umuntu ufite wiyita Odeta. Uwo Odeta rero biravugwa ko uyu nguyu ngo acuruza amashusho y'urukozasoni. Urumva? Acuruza amashusho y'urukozasoni. Bikavugwa ko uyu nguyu ari umwe mu bantu bazwi muri showbiz. Uyu Odeta muraza gutungurwa muri iyi case ya mpano agiye kugaragara, kandi muzatungurwa musanze ari umuntu musanzwe mwirirwana nawe. Iyi nkuru ya mpano yatumye menya amakuru nikangamo. Uyu nguyu we ngo video ntumbaze, ariko uyu Odete aho hasi ndabizi kuri kunyumva, urahari, uri hano, akawe kashobotse kuko waravumbuwe. Urabizi uyu we afata video z'ubwambure we azishira kuri stats za WhatsApp ngo akazigurisha. Hariyo ngo ni 5,000 igura. Biterwa n'iyo ariyo, ngo biterwa n'iyo ngo iri kuma 20 mumbabarire mu nyumvire. Ugafata umuryango, ugafata abana bari kuzamuka bari mu iterambere, ugashyira ku isoko, ugacuruza igisebo cyabo cyangwa kubasebya no kubandarika. Amakuru mfite ngo nuko uyu Odete yamaze kuregwa, kandi akaregwa mu izina rye ritari rya Odete, kuko ngo yamaze kumenyekana. Game over, barakufunga, ndakubwiza ukuri, ibimenyetso nibiza kumufata. So ibi ngibi rero ngiye kuva ku munota wa mbere kugeza n'uyu munsi muri live zakozwe, tukimara kubona ibi bintu, reka habeho live zo kwamagana ibi bikorwa byo guharabika abandi bantu bashyira aya mashusho y'urukozasoni hanze. Kuko kuyafata, ngewe ndahamya ko gufata video y'umuntu, wowe uri kwifata video, mwese mujye muri telefone y'umuntu haba harimo ibintu birebire birenze bikomeye no kurusha video. Tugende gake twumvikane. Muri telefone y'umuntu haba harimo ibintu birenze na video.
ntabwo gufata video. Reka mbabwire ikintu kimwe nk'abana b'abakobwa cyangwa igitsina gore, ushobora kuba ufitanye gahunda na muganga asanzwe akuvura, bikaba na ngombwa ko wifata video ukayimwoherereza y'ubwamburu, ukifata video ukayohereza docteur wawe kugira ngo arebe akusuzume ari kure. Bibaho. Ntabwo kwifata video ari icyaha, ahubwo kuzisakaza nibyo bigize icyaha. Tubyumvikane. Abantu rero kubifata nk'inkoni ikubita abo batarwumva kimwe, abo batumva kimwe cyangwa batumva ibintu kimwe, ugafata ukumva ko ugomba gufata ubwambure bwe ukabushyira hanze. Ibi ngibi ntabwo ntekereza ko ari ibintu bikwiye. Ariyo mpamvu mu by'ukuri ku bantu barenga hano 1000 dufite hano kuri platform, mwumva iki kintu, turasaba tunatabaza kugira ngo ibintu bicike, ko abantu bafashe iriya video bakayisakaza, urwego rwadufasha bakamenya uriya muntu wasakaje buriya bwambure, wasakaje iriya video, bakamenya wabigizemo uruhare mu gusohora iriya video. Nk'uko kuri iyi nkuru yo ku Gihe, mwitegereze hano neza cyane. Iyi nkuru y'Igihe, iyi nkuru ntimuyifatire mwebwe muri kuyibona nonaha, ariko iyi nkuru murabona ko imaze iminsi. Dore igihe ukuntu banditse Igihe bati nyuma y'Igihe havugwa amakuru y'uko hari amashusho y'urukozasoni ya Yampano ari hanze, benshi bagahamya ko yaba ari inkuru mpimbano, kera kabaye yaje gushyirwa hanze. RIB mudufashe. Niba ibi bintu byarabaye hakaba hashize iki gihe kirekire, aya mashusho akaba yaragiye hanze muri ubu buryo, mudufashe bibe ikoso, bibe inkoni ihana ababigizemo uruhare gusakaza aya mashusho y'urukozasoni. Ibi ni kwica umuntu ahagaze. So murabona ko ntabwo ari fire. Reka mboroke ikiwerewere, ngize amahirwe nkibonye muri ntuza, ntabwo ari we. Kuko fire nta nubwo ari online, mwandikiye message isanzwe arambwira ngo hagana he. Okay. Nakiborotse. So nk'abantu mwe, ikintu mugomba gusobanukirwa, ntabwo ibi bintu ari ibintu byoroshye. Ngewe nzi abantu b'ibyamamare bakomeye, amavideo yabo deja aya masaha ari hanze, birirwa babahungeta. Aba bantu ni bande? Ama-G, wowe urabizi ibintu bikubwira, Ama-G the Black wowe ibintu urabisobanukiwe, ibintu bimaze kuba too much. Ariko reka dusabe muri iki kibazo cya Yampano hafatwe abantu, thank you so much Gicanda, hafatwe abantu basakaje aya mashusho bakayashyira hanze, bamanze bafatwe babaziriki. Ntabwo ndabishyiramo imiyaga iyo bigeze hano. So mutapinge screen, mutapinge screen, mutapinge screen, mutapinge screen, mutapinge screen. Mutinga Ama-G, mutinga. Muranyemerera nkina amajwi? Byakwemerera. Muraza kunyemerera nkine amajwi nabonye afite ahahuriye n'izi video, amajwi abantu biyohe, nkine amajwi. Muraza kumbwira ati kina amajwi ndahita nyakina. Ibintu birakomeye, ariko ntekereza ko ahangaha noneho byaje ari inkundura, ko ku Gihe mwaduhaye inkuru ariko ntimuduhe video. Mumbwire ku Gihe ko mwaduhaye inkuru ntimuduhe amajwi, mwandikemo ngo amajwi mwese hasi muri comment, ariko mutapinge screen. Ntabwo ndibuze gukina amajwi, mutapinge screen, mwandikemo ngo kina, muragakina n'umunyana Mokonde Nkorombe, mwandikemo ngo amajwi. Ariko nkeneye tapu 200 ku bantu 1,172 mutapinge screen mwese tugere ku buryo nshobora gukina batari buze kumanura. Everybody
tap the screen. Ku bantu baje nonaha, abantu babibasha, urajya muri galeri ya Godfather uvanemo icyo ushobora kuvanamo kugira ngo mbanze gukomeza. You can do it, hurry up. Abantu mutapinge, hanyuma noneho ndaje nyinjireho. Ariko mbamenyesha nababwira ko eske nyirubwite ya mpano yaba ari buze kubona ubutabera. Icyo ni ikintu kimwe nibaza. Ibintu biratangaje. Ibintu biratangaje, ariko ku rundi ruhande birababaje. Ndashaka kubwira abantu hano habeho gukumira. Habeho gukumira kuko hari ikindi cyamamare kinarenze ya mpano. Urukumva nawe ngo amavideo yagiye kujya hanze RIB mutabare kuko ibi bintu kwangiriza ibyo abantu bagezeho. Hari ikindi cyamamare cya Kasamutwe ngo nawe ngo video ye iri hanze. Turasaba ko uyu muntu yarengana, ibintu byahagarikwa. Ninde uwo? Wabibwiwe nande? Nabibwiwe nande? Beriko ntabwo ngiyewe nambara ijipo nk'iyo ngiyo wambaye ngo ngende wabushita we, am a blogger, so it's easy to me to know the info. Ndabasaba ko mutabara ibi bintu kuko gufata aba bantu ibyamamare byacu bagatangira kubikubitisha aho ibyaho bagiye gutera akabariro. Noneho iyi video yafashwe n'umukobwa basambanye kandi ntabwo uyu mukobwa ntabwo uyu musore yarazi ko ari kumufata video. Urukumva? So turasaba ko mudufasha mugakumira ibi bintu bitaraba ubugambure bw'abantu ntibajye bafata ibyamamare byacu. None se nibaza kubibiremba. So tugaruke rero kuri iyi video. Ndatekereza mwibuka aya ma screenshot asohoka. Iyi screenshot ya yampano ariko genda yampano wari ufite ibyishimo. Iyi screenshot ya mbere isohoka ku munota wa mbere. Ndebere ibigori biri kwandika muri space. Ndapfuye ko. Njyewe yampano ibiganiro byabanje mu minsi yari ishize yakundaga kwita ikintu cyitwa ngo uzi ko hari abantu ngo bashaka amafaranga ko cyangwa bashyire hanze amafoto y'ubwambure bwawe. Ayo mavideo nayabonye bari kugenda bayagaru. Bivuze iki? Uretse gato yaravuze ngo uzi ko hari abantu bashobora kugura miliyoni ngo bari 10 z'amadolari ngo bashyire ngo babone amafoto y'ubwambure bwawe. Icyo kiganiro kiri kuri MI Empire. Bivuze ngo yarabizi ko hari umuntu uri kumuharasinga, sinzi ubwo ibyo bapfuye. Ibyo bintu nanjye nabirebye ndavuga ibi bintu yarabizi. No, reba ariko se hari ikintu utari kureba. Dore iyi nkuru hari ikintu utari kumva. Reba iyi nkuru hano iravuga ngo iki. So, hano baragira bati nyuma y'igihe havugwa aka kantu ka nyuma y'igihe mu gakotingeho. Nuvuga ngo hashize igihe kirekire havugwa. Ahangaho uyu mwana nibwo yahohotewe, nibwo bamuhungese. Urimo kunyumva? Nibwo yahungeswe bamubwira ko urukumva wowe ubivuze neza cyane. Nari nanze kujya deep. Bageze naho bamusaba amafaranga. Bageze naho bagira bate? Bamusaba amafaranga kugira ngo badashyira iki hanze amafoto y'ubwambure bwe. Ababikoze ni bande? Ni ubazi kuko niwe wabyivugiye ku giti cye. Banyarwandakazi, ntekereza ko iyi ni iyicarubozo. Aha murumva ko harimo icyo twakwita ihungeta. Ngo iyi nkuru niyo mu kwa gatanu. Iyi nkuru wakiwe nombori iyi nkuru bayanditse none mu kanya mu masaha birashize akakubitwa n'inkuba. Gecoco. Iyi nkuru bayanditse none mu kanya ku gihe. Ukumva? Nubwo ngiyewe igihe nabo bataye igihe, ariko igihe kiri professional ikinyamakuru cya mbere mu gihugu ntigute bandika ku bwambure bw'umuntu. Abangaba nabo ni ibigoryi. Ngiyewe igihe mwaranyobeye. Urumva?
aba baranyobeye kabisa, ariko kubera igihe nabo bataye igihe inkuru mwandika urukumva ntabwo inkuru mwandika nk'izi nkuru ziba zikwiye. So reka tugaruke gatoya rero, ariko ubu ya mpano we nyamunsi ko atagira Mungu wangu, abantu mwaje mugahita mujya mu bishanga mu manuke. Hari nk'abantu nabo mutagomba kuvuga. Hari abantu mwaje hano, abantu mufollowing, abantu mubona no hejuru, abantu baba baje hano hejuru, abantu baba bafite akamaro. Hanyuma none tugiye gukina amajwi. Mutapinge screen mugire ku 200 nk'inamajwi cyangwa batumure bahe banyoko. Kuko nje ubutumwa ndashaka gutambutsa no gutanga kwari ukumenyesha abantu no kubwira abantu ngo ya mpano akeneye ubutabera, ngo dufata ngo ngeze kunyura uruhande. Uyu mujene akeneye justice, akeneye ubutabera kuko yagambaniwe n'abantu be ba hafi, kandi nawe ufite abantu bawe hafi bakugaragiye birashoboka ko bakugiraho access. Turi kumwe rero ko yaragambaniwe n'abantu nkuko muri icyo kiganiro yakoreye kwa Irene ntabwo mukunda, sinzi impamvu Irene ntamukunda kandi nta kintu yantwaye. Irene sinjya mwiyumvamo, Irene sinzi kaboko yarananiye kabisa, nta kintu kibi yankora, ariko simukunda kandi n'uburenganzira bwanjye kudakunda umuntu. Abakunzi be rero mugende mwiyahure, ntabwo ngiyewe ntabwo nyimwiyumvamo, urumva ubwo n'uburenganzira bwanjye sibyo, kandi nta kintu yankoreye. Ubwo urumva ko ndwaye nanjye ndwara bita ya chloride disorder. Ntabwo mukunda, njya numva ntamukunda, sinzi impamvu. Pamona gashobora kuba akaryarya, ibaza ukuntu ubwo urumva, kandi we wasanga nkunda cyangwa n'abatankunda, ariko namusaba kutankunda kuko nagize numva ntari kumwiyumvamo. Njya mbigerageza nkunda ibiganiro bye, ariko njya mugerageza ngo mwiyumvemo numve nyine, ariko bikanga. So Amagide Black na mushuti wawe wihangane nyine nuko. Niyo mpamvu nanjye no kureba n'ibyo biganiro bye n'ibyo bya Imana, urumva niho nagiye kubirebayo ko simukunda. Umuntu wari umamagaye mu kanyutinze ni Fireman. Yego. Arambwiye ngo iri account afite nimero zirenze 2 n'ama account 2 bivuye na cya kibazo. Uriya muntu ngera umuzamu Fireman yisobanura. Jewe nuko Fireman ese ntabwo akoresha TikTok. Kandi ambwiye ngo iriya nimero nandikiye siyo. Aratubwira umuntu ufite iyo nimero ye nuko biza ngo nikorera. Amakosa ntabwo ari rero, se ni gute ufite we nimero wanditseho Fireman kandi atari iyi, uruvu udafite ikibazo gikomeye. Ari gusobanura abandi namwe ngo hari yari afite mbere, none ngo hari nindi. None se ari hehe ko atari kuza? Reka tumubaze. Mubazaze. Ubwo ariko ndabizi ko dukurikiye. Nashiremo nazamuke yitwa nde? Nani Fireman. Account ya ID yindi mwitira nayiborotse, we nashyire muri request muzamure. Fireman wanyawe utari gicupuri zamuka. Abantu. Yitwa nde? Yitwa Fireman vayo. Fireman vayo vuba. Niko yitwa cyangwa ni Fireman vayo. Nyibutsa. Fireman menya ari account umuborotseho. Ko atavugaga yavugisha induri birengese, nta kandi wambwiye ko atari. Nanjye nico mugeni ko bavuze ngo vuga ntuvuge urashaka ko mbigenza gute. Nanakwandikira mwitabwa nkasubizwa n'undi muntu avuga ko ari we. Ubwo rero niwe uriya na borotse niwe. Nabagumye muri block. Sawa, reka nze muvaneyo, mubwire ngo namubrokoye yongeraze, mubwire ngo namubrokoye. Tugende gatoya rero ahangaha kuri ya mpano. Abantu muri kunyandikira ngo mwanya ntabwo Irene mwanga, ariko sinanamukunda. Rero urukumva biri hagati aho gaho, nta kibazo ngirana nawe, ntabwo tuziranye, sindavugana na kaboko, ariko nyine nuko kandi n'uburenganzira bw'umuntu kwiyumvamo umuntu cyangwa nta mwiyumvemo, sibyo? Ibyo rero ntimubindenganyirize, namwe byababaho, urumva? Kandi namwe mwebwe ntari umuntu uzarakumva ijwi ryanjye akanyanga akumva atankunze, nimwe murankunda, ntimujye muzana mukaba mutanshaka. Abantu 1200 muri ahangaha ntari igihe ujya ubona umuntu ukumva uwo muntu wapi ntibiri gukunda. Rero bibaho, rero niyo mpamvu muri kumbaza ngo ibyo biganiro bya Irene ntabwo njye kureba Irene, ntabwo nabibonera n'umwanya bandi guturagurika hano. Ariko nibyo ngibyo ka Irene karagatwengeze kajya kanja mu matwi, banumva ari mwiyari akantu k'indyarya. So simukunda rero banuba uwo bibabaza ugende wiryeho. Urumva ufite umujinya
si ngombwa kubivuga, ngomba kubivuga mwebwe. None se ngiwe ndi ndyarya kanze ndore ngo Fireman yaje ninsanga atari we turaguruka. Fireman, Yes sir. abaseka ni wowe? Ni njyewe mwaje subi kabisa. None ko naguhamagaraga ntuvuye? Urumva ntago nzi kuyikoresha neza. Ariko ni njyewe kabisa. Ko turi kumvizwa atari wowe, duhe akapera. Ntabwo ijwi turi kumva atari wowe. Kuvuka ndi umuhungu byangiza umutafu ndi original, ibindi byose uzumva zaba ariko yengiyo none mpita nkomeza avuga ati itaba ubusimba nduye umupapa ndi nimwe mbikesha byagize uyu muraperi ndi databuja kari byinshi. Ni byinshi. Noneho ahantu uri byagukundira ugashyiraho iyi kamera, ugafungura kamera uzuza abantu. Gufungura. Ese Ama G uri hehe? Udazuza kamera. Sa nkufungura kamera gatuzuza abantu. So guys, mu sharing live. Uko iki kibazo ibi byabaye niyo mpamvu yaturengeje twese. Uretse gato niyo mpamvu mbigenje gutya. Urumva abafana mwe mumanutse, abafana mwe mumanura imbaraga zanyu, ntabwo umwanya wanyu urarangiye. Urumva ahangaha reka nsigarane n'icyo bita icyamamare. Muri abahanzi nkuko Fireman kutari kuza kuri kamera. Ari databuja. Ngwino. Ama G the Black kutari kuza kuri kamera. Okay. Bamwita Fireman. Muramubona. Ama G vayo. Vayo. Hey. Yes sir. Ngo bimeze biti? Amahoro papa. Birakomeye. Kwa kundi nyine turacyasaza imigera ariko. Bro, mwanditse izina ku rukuta, mwanditse izina kuma, ese kuri kunyega shaka nutereka telefone itanyeganyega. Mwanditse izina, bamwita Tough Gang. Mwanditse izina ku rutare. Yihanagure hanyuma noneho ugire. Ama G the Black ko nakubona. Ndikuza biguru nijye ko ndikuza. Oya hagere, musharing live mutapige screen. Tereka telefone nani Fireman shaka nutereka telefone guys mu following. Urabona umujene rero ushizeho kamera abantu 50 nawe bataba gufollowinga ako kanya. So kuko uri wanya uragaragara ariko telefone ushaka ntuhitera iri bagira ngo nawe uri gutera akabariro iri kunyeganyega kabisa. Shaka nutereka telefone ndi kwa mpano n'ingabwo kwabivunja gutera. Okay, aho byakunze sasa ya nani ngazi mutapinge kuzamura abantu mu kanya bicazanye nibi asa Ama G the Black bagiye kumanza kwitera makeup. Ariko nitera makeup yo gukora iki? Thank you very much. Urabona ukuntu mitanza neza cyane. Okay, twagiye sasa. Noneho Fireman kugira ngo telefone ayitere kantu byabaye ikibazo. No, riri atari nyemeje kuko rira twica mu maso Fireman. Reba ikintu bita followers kwa Fireman. Abantu 122 bahise bamufollowinga. Urabibona? Wamubona. Babona niwe wanyawe. Urabibona? So mutapinge screen tuze. Fireman gutereka telefone byamunaniye kabisa. Aha, aho ni sawa. Fireman. Ni sawa cyane. Okay, mbere ko dutangira iki kiganiro ndabasaba ikintu kimwe, sibyo? Ariko bora nta ndimo muhuriyemo. Kandirimbo muhuriye. Fireman duwe muri bagupfusha ubusa ya Zizu. Okay, Fireman ugiye kunywa igikoma musaza. So ahangaha Fireman na Ama G the Black turabanza mubanze mutugire akantu muhuriyemo maze mudutemo. Reka mpere kwa ntuza, reka mpere kwa Fireman. Fireman hano hari abantu ukurikiwe n'abantu 1300. Uko mubizi njyewe ndi umwanditsi nkaba ndi n'umuhanzi. Umuraperi. Umuraperi cyangwa se hip hop mu Kinyarwanda ni ibisigo n'ibyivugo nyine. Yego. Ndashaka umfashe mu ndirimbo yabaye katwa cyangwa yamenyekanye uduho wa kapera ya Tough Gang. Hanyuma tute kwa Ama G the Black ubundi twigire mu kiganiro kibabaje bro cy'umuhanzi cyangwa umupkamiye umwana wateye ikirenge mu cyanyu. Murebe iri terambere muvuga ko ryo ryaje kubagaburira nibyo riri kubakorera. Ndaje nk'abahanzi bakomeye cyangwa aba legend twemera muze twinjiye muri iki kintu twagiye. Twe akapera.